Okay. Nari mu mwijima w'icuraburindi, nta byiringiro namba nari mfite, ariko Yesu ahageze iwanje atwara byose, ampa amahoro yuzuye. Mpaye agakiza k'ubuntu, ndanezerewe, ndatunganiwe, Yesu we, kuko mufite nahembuwe n'imbaraga z'imbabazi nagiriwe. Sinjuriho, Kristo niwe uri muri nje, twabaye umwe, mbuwe n'imbaraga z'imbabazi nagiriwe. Sinjuriho, Kristo niwe uri muri nje, twabaye umwe. Murakoze. Murakoze cyane, merci. Ndagira nkubaza ikibazo kimwe, muririmba muri team cyangwa ni nka Merci ku ruhande rwe na musaza we ku ruhande rwe, kuko numvise mugira amajwi meza by the way? Oh, thank you. Nyine ntago turaririmbana, ariko ntago ari buri gihe, hari ubwo aririmba wenyine, hari ubwo ndirimba njyenyine, ariko nk'umuryango of course turakorana kenshi. Okay. Hanyuma Merci, Merci ni umukobwa udakuze cyane, ufite imyaka 20 yose. Nta nubwo akuze. Umukobwa ukunda Imana, wakijijwe, wamenye Yesu ndetse akamwakira mu buzima bwe. Ntago navuga ngo ni iki gihe nabyisanzemo, nakuze ndirimba muri church ariko numva bisanzwe, bigenda biza nyine, iyo ari impano, yari ikintu kikurimo kirigaragaza cy'ubwacyo. Nyine nagiye kubona nisanga ndi kuririmba. Indirimbo nkunda ni indirimbo iri mu gitabo ivuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Ndayikunda cyane. Ariko happy nawe, bravo kabisa.
nyirangize yirangiza. ninde ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba njyani Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. hanyuma merci tubwire ni ryari cyangwa se n'iki kintu ujya wibuka cyangwa se ujya uvuga uti kubera iyi mpamvu nagomba kuririmba nakomeza kuramya Imana kuri icyo wahisemo ubundi kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Okay, murakoze kumbaza ikibazo cyiza. Kubera Yesu namenye yatumye mukunda, atuma numva nakora icyo ari cyo cyose numva cyamunezeza, kandi cyane cyane impano yampaye yo kuramya, numva nta wundi naramya, nta wundi mfite uretse Yesu nkunda cyane wampfiriye. Merci, kubera iki wahisemo kuririmba? Kuki utahisemo kubwiriza cyangwa ibindi? Byose si umurimo w'Imana. Izo ni impano nyine z'abandi, nanjye impano nasanze Imana yarampaye niyo kuririmba, niyo kuramya. ntacyo turongera turirimba kubera ko uyu munsi twaje kuririmba. hanyuma ku bantu badukurikiye kuri radio authentique ushobora kuza kuduha igitekerezo unyuze kuri Facebook page yacu Authentic Radio 92.8 FM cyangwa se Fama. ushobora kandi kuza kunyura kuri Facebook yanjye ni Byishimo Espoir, twandikira ubutumwa gira icyo tubwira cyangwa se merci turi kumwe, ijambo rimwe wababwira tu hanyuma twakomeza turirimba, dukomeze turirimba. Okay. araza gushiraho inzira, araza gushyiraho inzira, kuko areba kure aho njye ntabasha kurora, nzahora mwiringira, kuko areba kure aho ntabasha kurora, nzahora mwiringira. araza gushyiraho inzira mu byananiranye, araza gushyiraho inzira mu bigukomereye, kuko areba kure aho ntabasha kurora, nzahora mwiringira, njye nzahora mwiringira. araza gushyiraho inzira aho wabonaga nta nzira, araza gushyiraho inzira. Yesu areba kure, areba kure aho njye ntabasha kurora, nzahora mwiringira, nzahora mwiringira, nzamuhanga amaso Yesu, nzahora mwiringira, n'ibyiringiro bizima, nzahora
nzira. Merci, uririmba neza pe. Imana iguhe umugisha. Amen. Ese Merci, wumva inzozi zawe uzakomeza kuririmba wenyine, wumva ariko hari wumva ushaka kuzajyamo, wumva nyine inzozi zawe muri muzika ari izihe? Okay, nsanzwe n'ubundi ndirimba muri chorale church aho nsengera. Yego, yitwa gute? Nsengera muri New Jerusalem Church. Okay. Niho ndirimba muri worship team. Ariko inzozi zanjye ntabwo ari ukuguma aho honyine, ngomba no gukora indirimbo zanjye ku giti cyanjye, nkabasha kugera kure, kuzigeza kuri ubwo butumwa Imana nkabasha kubugeza ku bandi bantu wenda bataza muri church nsengeramo ariko bashobora kunyumva. Ese hari iyo wigeze uhimba yawe? Zirahari ariko ntabwo zirajya hanze. Indirimbo nahereyeho ni yanjye n'abavandimwe banjye dufatanya, harimo uyu brother wanjye Manzi turi kumwe, akaba ari n'umuproducer, niwe wayiproducinze, akaba yaranayanditse. Turafatanya, harimo n'abandi bantu twaririmbanye n'umuryango. Ni indirimbo y'umuryango muri make? Indirimbo ya famille? Oya, ntabwo ari iya famille gusa. Mu Rwanda? Mu Rwanda umuririmbyi unyenspira ko ari benshi, ariko umwe urusha abandi. Icyakoze nkunda mbonye cyane indirimbo ze ukuntu yandika, ntabwo njya mbyakira, birandenga, ndamukunda cyane. Indirimbo ze ubona nyine zirenze kabisa. Uraza kutubwira indirimbo ye wumvise iyo wahereye ukavuga ati ni umutipe ararenze? Indirimbo ya mbere numvise yiwe nkayikunda cyane ni indirimbo, ntabwo nzi ukuntu yitwa ariko iravuga ngo turirimbeho gato. Yewe mutima wanjye karame, gira ibyo waboneye, ego ese nawe uramukunda. Ntabwo nyizi neza ariko ndayikunda. Karama ahubwo, thank you kunyibutsa, ndayikunda cyane. Merci afite inzozi zo gukorera Imana, zo kuramya Imana kugeza ku kuka ke ka nyuma. Hanyuma reka dukomeze kubwira abantu badukurikiye ko turi kumwe na Merci muri studio za Radio Authentique, ikiganiro ni GTalks cyangwa se Gospel Talk. Hanyuma Merci mbere yuko dusezera araza kuduha iyi ndirimbo imwe. Hanagura amarira maze uririmbe ishimwe, rekeraho kwiganyira, nshuti reka kwiheba, kuko umwami yamaze guca inzira. Hanagura amarira maze uririmbe ishimwe, rekeraho kwiganyira, nshuti reka kwiheba, kuko umwami yamaze guca inzira. Kuko umwami yamaze guca inzira, kuko umwami yamaze guca inzira,
kuko umwami yamaze guca inzira, kuko umwami yamaze guca inzira. Wow.